uwa mbere yarabajije ngo ndabaza kwezi cyumweru mu mwanya w'isabato byatangiye ryari, hari habaye iki, hari ibonekerwa ryabayeho, icyari kigamijwe niki? Ntabwo wari umunsi w'ikiruhuko kuko ikiruhuko gitangwa na leta. None Abisirayeli ntibajya gushobora kuruhuka bakiri muri Egiputa mu nzu y'uburetwa. Nuko Imana yabakuye bakaba igihugu cyigenga mu gihugu Imana yabahaye. Abiziza umunsi w'iremwa bakawusanisha n'isabato n'abayobe, ariko baba bafite icyo babagambiriza. Uwo munsi rero wabaye ikiruhuko kuri bo kandi urongerwa n'ikimenyetso kuri bo. Nk'uko ubu ngubu natwe twahawe na Illuminati umunsi w'ikiruhuko, twebwe dufite isabato yacu tuzaruhuka, abakristo tuzaruhukana na data. Buriya yari naho yari demoni, ntabwo yari afite ijambo ry'ukuri muri ngo niryo butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ntabwo ari amategeko. Ubutumwa bwiza ni ubutumwa bwiza bw'ubwami bwa Yesu Kristo. Yes, kuko amategeko yahoze myaka 1500 mbere yuko Yesu aza. Bariya mu gihe bavuga ngo ikimenyetso cyabo ni sabato, amategeko rya kane w'ikimenyetso n'Imana muri twe. Izazura imbiri yanyipfa kubwo umwuka wayo uba muri mwe. Ariko ikintu bacyumva neza, umwuka wayo ubwo umwuka wayo uba muri mwe, icyo cyonyine kirahagije kuba twazuka. Izatuzura ari hereye, ntabwo ari kuba mu idini runaka. Oya, izagusanga n'isabato ugume mu gitugu, kuko ntabwo izabe gusanganye umwuka wayo. Birasaba ko uba ufite umwuka w'Imana uba muri wowe. Pase buriya umugore w'ibyo ntiyabishobora, ntiyanabireba ngo abikore. Yabikora kandi birimo bujere muri mwangibe. Mwere mukurikiza inyigisho za nationalism. Zigisha ngo bishingiye kuri riso. Umwange ntabwo ushobora kwigisha ngo imbere y'iteroro ry'Imana nambaye ingofero. Kabira byo ba bishop bakora amusenyera abantu. Hari ikibazo se, hari icyo bitwaye byo. Bibiliya kandi tubuza iravuga ngo umugabo ntagatwikira umutwe mu gihe asenga cyangwa mu gihe ahanura, kuko mu bwiza bw'Imana aho usanga umuntu yari yipfutse yambaye ikintu cy'igisenge ibyo ntabwo ari byo. Baya nabo ni ikosa bakora, ahubwo ni icyaha gikomeye cyane. Abakristo rero burya ntabwo twari twagira leta, izi leta badufatanyije nazo ntabwo bijyanye n'umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana utwereka yuko ibitoreho ari maraya ukomeye wicara ku mazi menshi uretswe n'inyamaswa. Izi leta zose zo mu isi zose kugeza kwaza umugore umwe na apotre twaraganiraga namaze ariko ko no wese apotre umugabo kandi umugabo wawe n'umutegeka kandi birivuga yuko twari witorera baro dutware tegeka umugabo bategeka neto ngo ndabikora ibatwe ndi mu rugo ne sabo byare na white rero gukurwa muri system iyo byose tugasigaza Bibiliya yonyine ko byo babyita umucyo bikwiriye gukurwamo. Gusenga everyday, gusenga buri munsi, nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa, senga. Twongere tubasuze inshuti bene data mwese aho muri hose mu bihugu bitandukanye, aho muri gushakisha ubuzima. Imana ibane na buri wese kandi Imana ihire imirimo y'amaboko yanyu. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo uvuga yuko abakiranutsi bazagubwa neza, ko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Imana rero ihira imirimo yanyu, Imana ihumugisha imirimo y'amaboko yanyu, kandi reka tubwire wowe ubabaye ngo humura, Yesu niwe gisubizo cy'abari mu isi yose, kandi Imana ni data wa twese mwiza. Ibyo yibwira kutugira n'amahoro si bibi, ngo kugira ngo iturememo umutima w'ibyo tuzabona hanyuma. Nubwo wabaye ariko siko bizahora, ibihe bijya bihinduka, urababara ejo ukanezerwa, ejo bundi ukongera ukababara. Nuko mu isi bimeze, nyamubwire ngo umubabaro Imana ije kugukuramo, kandi ubyizere kuko Imana yacu igira neza. Hanyuma rero uyu munsi turagarutse ku kiganiro cyacu hamwe na Pastor Musisi, kugira ngo dukomeze twumve iby'Imana idushakaho, tumenye iki gihe duhagazemo, tumenye uko tugomba kucyitwaramo, twirinda, dukiranuka, dushakisha ubuzima hirya no hino mu mirimo dukora, ariko twirinde cyane, kuko Bibiliya iravuga ngo umunyabwenge iyo abonye ikibi kije arakikinga, ariko umuswa ngo akijyamo akababazwa nacyo. Tuba abanyabwenge ku buzima turi gushakisha mu isi, tuba abanyabwenge, tugira ubwenge bw'ijuru, hanyuma tubashe gutambuka muri isi neza, twubaha Imana kandi tunabeho mu ruhande rw'umubiri. Uyu munsi rero turi buhere ku bibazo bitandukanye. Bamwe bagiye bandika batanga komenti hano kuri channel. Turashaka kugira ngo Pastor Musisi adufashe aho atangirira atubwira, hanyuma cameraman ahindukiza, hanyuma adusuhuze paseri, dukomeze tuganira. Paseri, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Yego, shuhuje na bene wacu dusangiye amakuba, kandi dusangiye na ibyiringiro by'ubwami bw'Imana. Amena. Bari muri Kristo Yesu. Haleluya. Ndabashuhuje ndetse n'abandi bantu bose Imana yaremye, kandi bafite ishaka yo kugira ngo bazagere mu bwami bw'Imana mu mahoro. Ndabashuhuje mwese abari ku migabane yose y'isi, abari mu karere kacu k'ibiyaga bigari, n'abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda,
imana yo mu ijuru umugisha. ya paseri uyu munsi turagarutse gukomeza inyigisho zacu, ariko mbere y'uko wenda dukomeza ku aho twari tugarukirije ubushize, ndibwira ko mwari mwatubwiye ko tuzaganira ku mahame 10 y'uriya muryango wa Illuminati. Ni amahame 10 ya Illuminati, yego, yashyizwe ahagaragara n'umugirwakazi wayo witwaga Alice Bailey, yego, cya 945. aha. Hanyuma hakazamo na ya ntambara gatatu ubushize batwigishije intambara ebyiri, hanyuma bari batubwiye ko uzakomeza no ku ntambara gatatu. Ya mbere y'uko rero noneho twinjira aho ngaho, turashaka kugira ngo wenda ugire bimwe mu bibazo abantu bagiye babaza, n'abandi bagiye navuga ngo ntibabajije ahubwo bashaka kwerekana wenda ko ibyo muvuga yaba atari byo. Hanyuma muradufasha, niyo twasubiza nk'abantu 3 cyangwa 4 birahagije. Reka duhere ku kibazo cya mbere, hanyuma ubwo turaza gukomeza nyuma. Ikibazo cya mbere, uwa mbere yarabajije ngo ndabaza kwezi cyumweru mu mwanya w'isabato byatangiye ryari, hari habaye iki, hari ibonekerwa ryabayeho, icyari kigamijwe n'iki? Tugiye kujya gusubiza intandaro y'ibi bintu. Yego. Igihe intumwa z'umwami wacu zariho bagitangira itorero, yego, umunsi wa mbere w'iminsi 7 Yesu yazutseho, bajyaga bawufata nk'umunsi ukomeye mu materaniro, bakamwibuka, bagasenga kandi bagasangira, byo bita kumanyagura imitsima. Yego. Noneho uwo munsi urakomera mu bera ba mbere, abigishwa ba mbere. Icyitondero, ntabwo wari umunsi w'ikiruhuko, kuko ikiruhuko gitangwa na leta. None ikiruhuko gitangwa na leta mu gihe ubutegetsi bwa leta aribwo bukorana n'itorero. Yego. Urugero, Abisirayeli ntibajya gushobora kuruhuka bakiri muri Egiputa mu nzu y'uburetwa, nuko Imana yabakuye bakaba igihugu cyigenga mu gihugu Imana yabahaye. Abakristo rero burya ntabwo twari twagira leta, izi leta badufatanyije nazo ntabwo bijyanye n'umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana utwereka yuko ibitorero ari maraya ukomeye wicara ku mazi menshi uhetswe n'inyamaswa. Izi leta zose zo mu isi, zo mu isi zose Bibiliya yita maraya. Ntabwo ari leta, amadini. Okay, amadini. Amadini ubwo ni nka leta z'itorero se? Ndashaka kwereka neza abanza mu byo ushaka kuvuga. Yego. Leta z'isi yose ziyoborwa na leta imwe mu ibanga. Iyo yitwa inyamaswa ya kane. Niyo igaragarira hariya muri wone. Yego. Mu buryo bw'ibanga. Ariko kuko burya ntabwo wategeka umuntu uri fizike we kujya nibura akantu umwereka arangamira. Kariya kantu arangamira rero niho kaba kamuyobora. Umuyoborera muri ka kandi arangamiye. Natwe rero batuyoborera muri wone. Niyo leta, niyo blueprint ya leta y'isi yose. Yego. No mushinga watangiye mu 1945 mu intambara ya kabiri y'isi yose. Hanyuma rero inyamaswa ariko ya kane itegeka isi, tware bwa Roma. Itegetse isi kuva imyaka 2000. Iyo rero ni nayo yatanze ikiruhuko. Nkuko n'ubundi Abisirayeli ntabwo baba barashoboye kugira isabato batari wabo ubwoko bw'igihugu. Twebwe rero abakristo, twebwe turi inyeshyamba, nta leta tugira. None se pase ikiruhuko iyo nyamaswa kane yaba yaratanze ni iki? Ubwo ndimo ndakuzira. Yego. Noneho bigeze mu mwaka wa 325 igihe cy'umwami Constantino w'umuromani wabanje kuba umukristo bwa mbere. Wari ufite n'imyuka ya gikonikoni, kuko ngo yagize amayerekwa anyuranye. Ibira by'amayerekwa niyo mpamvu ari bibi. Ngo abona ngo agiye ku rugamba, abona umusaraba buzuba, ngo aragenda ageze yaratsinda. Noneho atsinze wa musaraba aravuga ati kumbe ba bantu b'umusaraba bo kwa Yesu bavuga ibya Yesu ni ukuri, Imana yabinyeretse, dukwiriye nabo kuba dukwiriye kubemera. Niyo mpamvu natsinze urugamba. Uhereye ubwo rero aza guhinduka, aravuga ngo ubukristo buremewe narabatizwa. Noneho ubukristo kugira ngo bukomeze kuba itorero rya Kristo, ngo ku itorero ry'ibwami. Okay. Ubwami bw'Abaroma. Noneho wa munsi intumwa zajyaga zibukiraho Yesu kandi zikamanyagura imitsima, zigasenga, uza kwijoro guhinduka ikiruhuko.
mu bwami bw'abaroma. Dimash. Dimash. Uwo muvandimwe arakoze kubaza icyo kibazo. Ni ukuvuga ngo uhereye mu myaka iriya 40 abisirayeli bamaze mu butayu. Yego. Muri ubwo butayu baheremo itegeko ryo kujya baruhuka. Kujya bakora iminsi 6 wa 7 bakaruhuka. Yego. Byahereye kumanuka kwa ibyitwa mana byo kurya Imana yahaye abisirayeli. Hanyuma rero batoraguye ibyo kurya iminsi 6 wa 7 Imana babwira yuko iyo yari isabato yayo yo kuruhuka. Hakabaho rero n'ubundi isabato izwi mu nyayo ari nayo twese aribwo buruhukiro tuzinjiramo. Yego. Y'Imana yaruhutse maze kurema byose. Iyo niyo sabato cyo kiruhuko cy'Imana. Yego. Twasezeranyije twese tuzaruhuka tukajya mu ruhukiro bwa abizeye. Yego. Hanyuma rero uwo muvandimwe abaje neza. Ubwo mu butayu hafashwe isabato yo kuruhuka ku bayisirayeli. Ntabwo amahanga yose ayiruhukaga, abisirayeli bayiruhukaga. Hanyuma rero igihe Mose yahabwaga amategeko 10, abisirayeli bagombaga kwitondera. Yego. Iyo nayo yari irimo. Ndetse yitwa ikimenyetso kandi kitwa n'ikiruhuko. Mbere yuko iyo sabato itangwa, ikimenyetso cyari gihari hagati y'umuryango wa Aburahamu n'Imana kwari ugukebwa. Yego. Cyo kitwa ikimenyetso kizabaho hagati y'uwo bwoko iteka ryose. Ariko n'abisirayeli Imana ibahaye amamre y'amategeko 10 ishyiramo noneho umunsi Imana yabahaye kugira ngo bajye bibuka umunsi bavuye mu nzu y'uburetwa. Yego. Ubona ko hariho bene wacu muri kino gihe bawizihiza bakavuga yuko ngo ari umunsi wo kwibukira hiremwa. Ariko bo abisirayeli ntabwo bawizihizaga muri ubwo buryo. Yego. Bawizihizaga ari umunsi wo kwibuka yuko bahoze ari abaretwa mu nzu ya Farawo. Ni amagambo dusanga mu gutegeko kwa 2 igice cya 5 murongo wa 15 hari amagambo agira ati: kandi ujya wibuka yuko wari umuretwa mu gihugu cya Egiputa, Uwiteka Imana yawe ikagukuzayo amaboko menshi n'ukuboko kurambutse. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana yawe igutegeka kuziririza umunsi w'isabato. Aha Mose arasobanura umunsi w'isabato wajiririjwe mu Bayisirayeli nk'umunsi wo kwibuka baniremwa, kwibuka yuko bari abaretwa mu nzu ya Farawo. ni ukuvuga ngo nicyo kintu Imana yayibahereye, ntabwo ari ukwizihiza umunsi w'irema. abizihiza umunsi w'irema bakawusanisha n'isabato ni abayobe, ariko baba bafite icyo babagambiriye. Satani kujya bizabikiniramo. Bibiliya itweretse impamvu abisirayeli bahawe uyu munsi. Uwo munsi rero wabaye ikiruhuko kuri bo kandi urongerwa n'ikimenyetso kuri bo. Nk'uko ubu ngubu natwe twahawe na Illuminati umunsi w'ikiruhuko witwa tariki ya mbere y'ukwa 5. Ejo bundi tuzaruhuka tariki ya mbere y'ukwa 5. Turuhuka iki pasi? Uri umunsi w'umurimo. Satani agenda adukirira ku bwonko atyo. Buriya nawe ni umunsi w'ikiruhuko cye. Okay. Noneho rero n'abariya nabo bahawe uwo munsi bararuhuka. Bamaze no kuruhuka, wibuke ko byabaye ibintu bibiri. Byabaye ikimenyetso bagomba kuba bafite, yego, kibatandukanya n'andi moko. Barongera isabato ibabera nanone ikiruhuko. Noneho rero Satani akora mu buryo bwinshi. Ariko wari usanzwe uhari intumwa zurukaho bitewe n'uko Yesu yazutse. Barateranaga. Umunsi ubwo abantu baterana muri kino gihe, nubwo hari ko tari ku cyumweru n'abaterana. Guterana no kuruhuka n'ibintu bitandukanye. Yego. Abantu ko banyakanya bagombaga rero guterana nabo bakibuka umwami. Yego. Kwibuka Yesu niyo bwari uburyo, niyo yari inspiring power, uburyo bwo kubaha imbaraga mu kubaho kwabo. Yego. Ku rupfu rwe. Kandi babikoraga ku munsi yazutseho. Ku munsi yazutseho wa mbere w'imisiri. Buriya Yesu umunsi yazutseho nawo munsi yagiriye mu ijuru, ni nawo munsi Mwuka Wera yamanukiyeho. Icyo narinzi nuko ari wo munsi Mwuka Wera yamanukiyeho, no kujya mu ijuru yagiye nabwo ari Dimashi. None umunsi wa mbere w'imisiri.
Nose paze tugaruke gatoye wenda kugira yaba ari umunsi ukomeye cyane aho udasanzwe witwa umunsi w'umwami wacu. Ni umunsi w'umwami wacu ahubwo wenda rwose tutazagiye azagarukira ariko niba ari ibyo yazagaruka ari no ku cyumweru. Noneho uriya munsi ntabwo Imana yawutanze kugira ngo ube ikiruhuko, kuko ikiruhuko ni Kristo ubwe. Yaravuze muri Matayo 20:29 yego ati nimuze mwese abarushye n'abaremerewe mbahe ikiruhuko cyahehe umutima. Umuntu w'umwuka aruhuka mu mutima. Yego uyu mubiri byararangiye kuvuga ngo ntuzakora ngo uraruhutse, byari ibintu by'ubuteka mutwe. Fasibetse gatoye uzi se ahantu cyane bakunda kwifashisha ni mu gitabo cyo kuva igice cya 20 kurari amategeko 10 ngo yanditse ku bisate 2 by'amabuye ngo Imana yandikisha urutoki rwayo. Twamaze kwinjira mu ruhande rw'abadivantiste kuko nibo cyane iki kintu namubonye niwe ngo yashobora ari umudivantiste. Hanyuma muri aya mategeko urabona itegeko rya 4 haravuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Ugiye wibuka kweza umunsi w'isabato ngo mu minsi 6 ujye ukora, ariko wa 7 niwe sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uyikoraho, ngo wowe ubwawe cyangwa umugaragu wawe ngo cyangwa umugore wawe ngo cyangwa itungo ryawe, ngo kuko ari wo munsi Uwiteka yarubutse ngo yakoreho imirimo yose gakaruka ku munsi wa 7. Ariko turumva rya jambo kuruhuka rijemo. Tumaze kubona Bibiliya tubwira impamvu y'isabato yahawe Abayuda. Twebwe dufite isabato yacu, tuzaruhuka abakristo, ariko tuzaruhukana na Data. Hari umunsi wateguwe wacu. Yego ubwo ni ikiruhuko cyo mu mutima. Ubu ni ikiruhuko cyo mu mutima. Kuko iyo kuruhuka mu mutima, burya imvune zo mu mutima nizo zica umuntu. Ni zombi cyane, kuko nizo zituma umuntu yiheba, nizo zituma umuntu abura ibyiringiro, kandi mu mutima niho Satani yicara. Naho rwose nakorera. Kuko Bibiliya tubwira ngo urinda umutima wawe kurusha ibintu byose birindwa. Yes. Noneho umutima iyo habonye uburuhukiro Kristo akatura, nibwo ugira amahoro, nibwo nyakuri, nibwo ugira ibyiringiro by'ukuri, kandi nibwo unesha. Yego. Kuko kwizera ari uko burya kwizera kuba mu mutima, kandi kwizera iyo gushingiye ku kuri wari igitangaza gikomeye. Noneho rero ubwo ndakuziye rero. Yego. Noneho Abaroma idini rya Kristo baze kuryigarurira, katubyite dutyo, icyo gitorero wariyobora. Habaye ikibazo gikomeye cyane. Bavuga ngo barawuti na wa munsi intumwa n'abigishwa baruhukiraga kuri uko zari zarapfuye hashize imyaka 100 ngahe. Harashize igihe kasi umva ikinyejana cya 4. Ikinyejana cya 4 siza. Noneho urahindurwa wari wo munsi w'ikiruhuko. Yego. Kuko leta n'ubundi itanga ikiruhuko. Ntabwo Abisirayeli bashoboraga kuruhuka bari mu buretwa. Urugero, ntabwo Abisirayeli bigeze bagira amasabato ngo baruhuke igihe bari Babironi. Yego. So bari bafite ubuye butwari. Bari abacakara. Babironi ntabwo bigeze baruhuka. Babironi no mu Misiri ntibaruhutse. Bari bataranayihabwa. Ariko Babironi se barayihawe. Wapi? Abisirayeli se banyazwe na Shalomu na Seri umwami wa Ashuri. Muri 722 imbere ya Kristo. Ko bagiye bagatuzwa Havira no midugudu y'Abamedi n'ahandi hose batujwe, isabato bakomeje kuyikomeza. Bayikomeza nk'abandise. Uwo ni umuco wundi waruje, bari bije mu yindi mico. Badafite uburenganzira n'ubutwari. Ariko aho ngaho n'ubundi basaga nk'abatandukanye n'Imana n'abagombaga no kuyizihiza. Politically they were nowhere. Ntabwo mu bya politiki bari gifite uburyo bwo kwizihiza. Yego. Uzabaze neza dukore research nanjye nzayikora. Urebe niba Babironi Abayuda bari bafite umunsi wo kuvuga uyu munsi twese nk'Abayuda turaruhutse. Oya nta birimo rwose, nta birimo nanjye narasomye rwose. Uzabitubwira azatubwira nabone nene tuvuga bararuhuka tuzareba na context babikorera. Aho ngaho bashobora kuvuga nyine ko bari bayobowe n'ubundi butegetsi butari ubw'iwabo, kuko muri Isirayeli bari bafite ubutegetsi cyane ni bavuga ngo ni theocracy, bari bayobowe n'ubutegetsi bw'Imana. Ariko hariya bari bageze muri demokarasi, bari bayobowe n'ubutegetsi bw'abantu kandi bagomba kuyoborwa uko bumva babishaka. Urakoze. Nukuvuga rero usibye n'amategeko itegeko rya 4 bamwe batsimbarayeho. Yego. N'andi mategeko ntibayubahiriza uko bari barafashe imico ya gipagane y'ahandi hose aho bari. Icyambere nta n'Imana baramyaga kuko n'abano bana barimo na Daniyeli bahindura amazina. Barayahinduriwe rwose amazina y'ibigirwamana. Niyo mpamvu burya bariya uyu ngura Daniyeli ubwe bari baramwise ngo ni Belteshazzari. Noneho bariya bose
ba Shadrake, Ameshaki, Abedenego. Abedenego byari bivuze ngo umugaragu wa Nego kigirwamana cyitwa so ibi byose rero ntabwo bari bafite uburyo bwo kubihakana, ariko hari ikintu batashoboye Nebukadinezari n'abababiloniya batashoboye kubakuramo, ni Imana yo mu mutima kabisa. Yari babishoboye. Pase turacyafite ibibazo byinshi kandi igihe cyedushirana. Icyo cyo turimo turakirangiza. Nubundi nibindi ngiye gusoma biyasa nkaho byerekeye aho hantu. Sibyo usanga bisa ntabwo tujya kuri. Harahavuze hari undi wese yandika ngo none se icyo cyumweru mugikura he muri Bibiliya? Ese ibya Ellen White muri kubisoma hehe niba mutari kumubeshyera ibintu byose muvuga mugiye muvuga naho byanditse? Aha rero kamanze nagize kariya kandi twebwe abakristo niba twarabonye ikiruhuko cyacu ari Kristo Yesu twahawe n'ikimenyetso. Yego. Ku bayuda abisirayeli muri rusange ikimenyetso cyari Sabato. Yego. Kandi kaba n'ikiruhuko. Twebwe rero Kristo niwe buruhukiro bwacu kandi akaba n'ikimenyetso cyacu. Mbere yuko nsubiza uwo ngo reka turebe mu Befeso igice cyaho cya mbere. Abefeso igice cya mbere umurongo dore amagambo dusanga mu Befeso igice cya mbere umurongo waho wa 13 kugera ku murongo wa 14 ngo kubw'uwo ari we Kristo natwe twarazwe umurage tubitoranyirijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo. Aha ngaha turavuga umugambi w'Imana, ntabwo tuvuga umugambi w'idini. Noneho tukavuga ngo kandi ngo tube abo gushimisha ubwiza bwayo twebwe abiringiye Kristo herekera kose. Abiringiye Kristo herekera kose. Yego. Dore rero cyatubayeho ngo niwe namwe mwiringiye. Paulo arashimangira muri uru rwandiko. Yego. Mumaze kumva ijambo ry'ukuri. Ari abantu bumva amagambo yose rero nayo. Ntabwo ari byo. Bivuga ngo amagambo yose ntabwo ari ay'ukuri. Ntabwo ari ay'ukuri. Mumaze kumva ijambo ry'ukuri. Buriya Ellen White yari demonique. Ntabwo yari afite ijambo ry'ukuri muri we. Basi uraje ubutubwire. Yego. Noneho ngo niryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu. Iryo jambo ry'agakiza kanyu. Yego. Ntabwo agakiza kabonerwa mu mategeko. Ubu agakiza kabonerwa mu Isabato. Bariya ba devene wacu igitabo cyabo cyitwa Intambara Ikomeye. Yego. Igice cyaho cya 25 gishimangira ko amategeko kuyitondera y'ubwo isi yagira amahoro. Amahoro azaturuka mu mategeko. Ni mu mategeko 10. Kandi ibi ngibi bihabanye n'umugambi w'Imana w'agakiza. Ngo niryo butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ntabwo ari amategeko. Ubutumwa bwiza ni ubutumwa bwiza bw'ubwami bwa Yesu Kristo. Yes. Kuko amategeko yahoze myaka 1500 mbere yuko Yesu aza. Noneho ngo kandi mumaze kwizera. Yego. Kwizera nde? Yesu Kristo. Ngo niwe wabashyizeho ikimenyetso. Nicyo mwuka wera mwasezeranyije. Vuba umwuka wera niwo baye ikimenyetso cyacu. Bariya mu gihe bavuga ngo ikimenyetso cyabo ni Sabato, amategeko rya 4 niwe ikimenyetso n'Imana muri twe. Haleluya. Yes. Niwo mwuka wera. Ngo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage. Kugeza ubwo ab'Imana yaronse izabacungura ubwiza bwayo gushimira. Amen. Ab'Imana bose yaronse. Nabwo biracyabaronka. Irabatoranya mwiza. Ntabwo batori bashyira mu badivi. Irabatori bashyira mu itorero ryayo. Korera mu ibanga ry'abizera. Bagahabwa umwuka w'Imana. Ariyo kimenyetso Imana izahera ihamagara bayo. N'abazaba barapfuye izabahamagara yifashishije yuko bafite wa mwuka mu bituro byabo. Fakuba barize ijambo ry'ukuri ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza. Dore amagambo dusanga mu Baroma. Bamaze kumva ijambo ry'ukuri ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu. Rwose. Dore mu Baroma ukuntu havuga. Murongo wa 11. Ngo ariko niba umwuka we yazuye Yesu aba muri mwe, yazuye Kristo Yesu izazura imibiri yanyu ipfa kubwo umwuka wayo uba muri mwe. Ariko ikintu bacyumva neza. Umwuka wayo kubwo umwuka wayo uba muri mwe. Icyo cyonyine kirahagije kuba twazuka. Izatuzura ari hereye. Ntabwo ari kuba mu idini runaka. Oya, izagusanga ni Sabato ugume mu gitugu. Kuko ntabwo izabe gusanganye umwuka wayo. Birasaba ko uba ufite umwuka w'Imana uba muri wowe. Cyane. Noze fasi uwo mwuka wayo tuwuhabwa ryari? Tuwuhabwa igihe duhindukiriye ukuri. Tukizera Yesu Kristo. None se ababene data nyine cyane kuko turabona ari itoro ry'abadivantiste batubabarire ntabwo twaryibasiye. Oya turavuga ibibazo turavuga ibibazo batubajije. Bo ntabwo baba barize Yesu Kristo. Ntabwo bahuriye nawe. Oya yari amadini yose bireba ntabwo baba bafite Yesu. Turaza no kugera no kuyandi.
ntabwo Yesu Kristo bujya kumuhabwa ni ukubyarwa n'ijambo rye. hari akantu ushaka ko tuvugaho tukiri kuri aba bene data. Ese birashoboka ko umuntu ashobora gufata ubuntu n'amategeko bikamuyobera bikamugeza mu ijuru? Ntabwo bikunda, kubera ko impamvu nka bene data bo muri iri dini ry'Abadiventiste baracyari mu murongo w'amategeko, kandi nanone ugasanga baremera na Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Kandi tubona ko Yesu ntiyigeze atuzanira amategeko, ahubwo hari naho nasomye muri Matayo igice cya 5:17 Yesu yavuze ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko n'ibyahanuwe. Uwo murongo bakunda no kwifasha cyane ngo sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza. Ariko bo baravuga ngo Yesu yavuze ngo naje kubikomeza. Urumva? Noneho ukibaza Yesu nta hantu ugeze dushishikariza kubahiriza amategeko, ariko bo n'ubu baracyari ku mategeko ya Mose, ariko bakagaragaza ko bizeye Yesu Kristo umwami n'umukiza wabo. Iyo uvuze utyo rero Satani ahita ababwira ngo wowe mu mategeko ntuyemere, akakubwira ngo tugende dusambane twibe. Noneho ukibaza jewe umuntu ufite umwuka w'Imana uri najya kwiba hanasambana kandi kuko yewe nahindutse Imana. Yego, kuko nahawe kamere yayo. Erega icyo kintu babaza bacyumve neza. Iyo hawe kamere y'Imana, buri y'Imana Yesu ntabwo yarakeneye kumubwira ngo ntuzasambane uzibe. Nta nibyo yageze avuga no mu butumwa yavuze ariko se we yabivuga ate kandi yari hejuru yabyo. We yaragambiriye kuduha kamere y'Imana ngiduturemo. Iyo kamere y'Imana itube byaremwe bishya tuba urubyaro rw'Imana yabyaye. Icyo kintu size abantu bihora hasi aho hantu ntari ubwoba, kuko hari izindi nyigisho zigezweho muri iyi minsi zirebana n'ubuntu cyane, bavuga ngo n'ubuntu butangaje. Kandi najyaga mbumva kera kuri radio ubuntu butangaje mwajyaga mugiraho ibiganiro, bakubaho niwe nibi n'abantu nk'abo. Yego, nabangarambe mwajya mukora ibiganiro. Noneho hari abantu bishikiza bavuga ngo iyo umaze kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza ngo hari intambwe eshatu buteye. Iya mbere ngo nuko ubukijijwe ibyaha by'igihe cyashize. Iya kabiri ukabukijijwe ibyaha byo mu gihe urimo. Iya gatatu ukabukijijwe n'ibyaha by'igihe kizaza. Bivuga ngo aho hose uzagenderamo ariko warabikijijwe, nubwo wabyiberamo ariko warabibabariwe. Ni umwuka ukomoka i Roma, aho batagaza indorigesiya, indarigesi indarike ni ukwishora. Yego. Noneho bakaguha bakakugurisha isakaramentu ry'ibyaha wakoze, ibyo urimo gukora ubu n'ibyo uzakora, kuko watanze umusanzu mu kubaka urusengero rw'uriya rw'i Roma rwa Saint Basilica. None uradufasha ute kugira ngo duhurize nuko kuntu uvuze n'amategeko? Yego, aho bitandukanye n'abariya bo bavugaga yuko ibyaha byejejwe abo buntu. Yego, bigisha ko ibyaha byagize bite ubu wejejwe birangiye, icyo ukora n'icyo uzakora byararangiye, ariko icyo kutwe ni ikizira. Kuko Bibiliya itwereka ko iyo tumaze guhinduka abana b'Imana, yego, ntabwo umuntu cyo tubwira ngo bikora icyaha, wowe uracyanga muri kamere yawe. Kamere ufite y'Imana ituma wanga icyaha. Urumva bitandukaniye? Nta n'ukubwiriza ngo reka iki, abo ya kamere y'Imana yo ikwangisha iki. Kandi iryo sezerano twahawe n'umuhanuzi Yeremiya. Yeremiya yaravuze ngo icyo gihe ntawe uzigisha undi ngo menye Imana, kuko ngo Imana izabituye imitima y'abantu, amategeko yayo izayimura yashyire, kandi amategeko yayo si ayandi 10. Amategeko yayo ni urukundo. Aho rero bakunda kuhifashisha nabo nyine abene data nyine, kuko ni Yeremiya 33:33 bakunda kwifashisha nyine ngo Imana yavuze ko izayandika mu mitima yabo ayo mategeko, bagahita bagaruka kuri ariya Mose yahawe. Oya, kuko tugize ariya 10 burya ntabwo twazarimbuka. Dore impamvu twarimbuka, hari ibyaha bituba mu mategeko 10 aterekana. Yego, murongo wa 13 kuko Adamu ari we wabanje kurema, nyuma hakurikiraho Eva. Adamu buri bivuze umuntu, Eva bivuze nyina w'abantu. Yego, hanyuma ngo kandi Adamu si we wayobejwe. Ikintu kitondera, ubundi Satani ntabwo yayobeje umugabo, yayobeje umugore. Niyo mpamvu umugore asaba kwitonda mu birebana n'iby'Imana, agomba kwitonda cyane. Niwe wayobejwe rwose, ahinduka umunyabicumuro. Kubera izo mpamvu rero, niyo mpamvu asabwa kwiga yito, ntakwiriye kwigisha cyangwa ategeke umugabo. Niyo mpamvu adakwiriye kwigisha, kandi ibyo bintu tubisanga hehe? Muri uru rwandiko rwa Timoteyo yandika ibigibi, mbere yabanje kwihanangiriza, Pawulo yabanje kwihanangiriza Timoteyo mbere ko amwandikira kuri uru rwandiko mu itangiriro ry'uru rwandiko. Yego, yaramubwiye ati ugume muri Efeso nk'uko nakwinginze ubwo najyaga i Makedoniya,
kugira ngo wihanangirize bamwe kutigisha ukundi kuko hari abandi bagiye batangiye kwigisha ukundi. Noneho muri aba ngaba muri ibyi ngibyi arababwira ngo cyangwa kwita ku migani y'ibinyoma cyangwa amasekuruza atagira iherezo bidafasha umurimo w'Imana wo kwizera ahubwo bizana impaka. Ni ukuvuga ngo ahangaha yashaka kugira ngo Timoteyo ko yari yaramuforumye amusaba kugira ngo yigishe ibintu bijyanye n'ubutumwa bwiza, ntatangira kumuha ibi byose tubona ugomba kubikora. Niyo mpamvu rero ageze ku murongo wa 3, ageze ku gice cya 3 mu Rwanda aricyo yibanze. Aha yasobanuye neza ukwiriye kuba umushumba no wari mu gice cya 3 cy'urwo rwandiko rwa mbere. Niba mu cya 2 mu gice cya 2 agaragaza icyo role y'umugore yari yo n'itorero ry'Imana, akwiriye kuganduka kwigana ituza agatega amatwi kandi ntiyite gushaka gushanuka no kugira ngo abe uw'imbere. Kubera iki se? Uru ni urugamba rw'umwuka, kandi wari urugamba rw'umwuka experience amateka atwere ko umuntu yaguye yaturutse ku mugore. None nga Imana ikamubuza kugira ngo yitonde ndetse muhano n'uburyo bwo gukira kwe. Mu gukira kwe yaramubwiye ngo nyamara abagore bazakizwa n'ibyaha ngo nibakomeza kwizera bakagira urukundo no kwera kandi bakirinda. Abagore bazakiza, hari aho bavuga ngo bazakizwa, interpretation zimwe ziravuga ngo bazakizwa no kubyara cyangwa bazakizwa mu ibyara ryabo, kuko Imana yari yaravuze ngo mu kubabara muzabyarira abana bawe. Ngo ariko niho uwujuje ibingibi Imana izamufasha murinde, kandi muri Kristo yose nakomeza kugendera muri azanakizwa ajye mu bwami bw'Imana. Niyo kondisiyo dusabwa tube nk'abagabo s'abagore basabwa. Twe nk'abagabo ntabwo dusabwa kugira isoni, ahubwo muri kino gihe Satani arabwira abagore abakobwa ngo bacane ku maso bamenye kuvugira mu ruhame. Noneho n'ubu gusigaye mbona imihango imwe, ikibazo uzabona imihango iyo bagiye gutora uruguru ruvugire wenda family cyangwa groupe y'abakozi cyangwa iki batora umugore. None wenda urugero rwa mbere urabona nka politike y'igihugu cyacu ni iragenda kuri ikintu cyitwa uburinganire, sibyo kubongeho n'ikintu cyitwa ubwuzuzanye. Umugore ari hejuru cyane no muri government, ubona ko ngo bagize kuri 60% muri parliament. Yego. Hanyuma hari ukuntu tuvuga gutya wenda abantu bakaba bati wenda twabibasiye Bibiliya nkanga dusomye harimo kubitwereka. Ubu nta muntu ushobora kuvuga ngo ibi bintu uvuga ntago ari ukuri, cyangwa ugasanga hari nabo numvishe ngije umuntu aro numvishe ngo umugabo witwa ufite ikiganiro cyitwa ngo ubwiru kirimbuzi we ntiyemera na Bibiliya, kandi nabonye afite abafana benshi. So bashobora guhagurukira bavuga ngo iki gitabo mufashisha ni cy'abaroma ni cy'abazungu. Ibyo ni ibintu by'ubwironde no kurwanya ikiremwa muntu cyane ku birebana n'igitsina gore. Ibyo mwavuze sibyo. Ibyo bintu kubivugaho nabyo twara umwanya muri. Ariko twe turavuga iby'ubwami bw'Imana. Hariho na politike y'isi. Yego. Kandi ntabwo tureba ntabwo tuyinjiramo, ntabwo tuvuga ngo twayihagarika. Oya, kuko ni ubwami bwihariye. Hari ubwami butegeka isi, Bibiliya yitwa ubwami bw'inyamaswa ya kane. Tegeka isi wishyira ku murongo. Uri ubwira ikirimbuzi cyangwa ni wenda umubajije n'aba Bibiliya ivuga ibinyoma. None se ibyo bita buri ijambo genda ikora cyangwa uburinganire ntabwo bavuye mu Kinyarwanda cyo mwimerere, bavuye muri genda ikora. Sindi biza amahanga se iyo bwatuse si yo ngiyo ninde wabizanye. Rero tugomba kumenya inkomoko yayo. Se kuko ibyo tutabyiga ngo tubikritike byavuye ku Mana se. Icyongereza bacumugari bakavuga ngo the end justifies the means. Bivuze ngo iherezo bya byose niryo rigaragaza uko ibintu byatangiye. Ubu se ibyo tubona bituruka muri ibyo bintu nibi ingo ziri gusenyuka buri munsi, ibintu biracika. Kubera iki se? Kuko hajemo ibintu disorder, icyo bita social disorder. Yes, ni ukuvuga icyo kibazo cy'utuvuga. Nuvuga ngo iyo tureba, iyo turebye amagambo ya Ethereum mu bibwayo tuyabonera he? Results zavuye muri ya magambo n'abantu bashize. So therefore nazo tureba ikintu results ibyo kibyara cyo twibase. Nayo babonye bicitse babyumvise nabi, uringanire babaherera kubisiga blue band, kubisiga amavuta. No, that's it. Ibintu ngomba kugira nkuko Imana yabivuze. Ntabwo ngiye mvuze ngo tukurikize umuco wa Kinyarwanda. Yego. No kugendera mu ijambo ry'Imana. Rwanda bakandamizaga abagore. Ukabaka ijambo. Tuvuge ntibashobora kuragwa. Ariko Bibiliya irategeka ngo bakobwa ba self-hard
imana izabahe umurage muri bene wa kabisa. imana yo ni itse tuvuga yuko imana ntabwo imana ari imana it's not a god of gender equality, ahubwo ni agenda equity. So there is hariho gutandukana hagati ya equality and equity. Okay? Equity ni justice, ubutabera. Habugenda avuga umugore nabura ni sambu ari mubuze ko ari umugore. Wowe naba yarize bamwe bakona gifite abana b'abakobwa. Yego. Bagomba gukora akazi mu gihe bagashoboye. Icyo ntemera ariko ni politics zigenda zisenya umuryango, zivanaho iby'Imana yavuze zishyiraho ibindi. Kandi ibyo bindi bidashobora kuba byazana amahoro. Yego. Hanyuma tugaruke wenda muri Bibiliya kubirebana n'inshingano z'aba bantu kugira ngo tugeraho dusubikira kuri Ellen White uriya, kuko twinjiye muri ibi kubera ko bavuze ngo bayoborwa n'umugore kandi ntibyemewe. Kubera ibitabo yanditse akaba ari we muhanuzi wa nyuma, nta wundi uzaza, ku buryo niyo hagize uwundi wavuga ngiravuze cyangwa akandika icyo gitabo batacyemera. Pawulo hari ahantu agaragaje ko abagore bakwiye kwiga n'ituza, ubundi bakaganduka, ariko bakaba bazakizwa mu ibyaha. Ubwo ni ukuvuga ngo mu nshingano za kiyobozi mu iyobokamana nta hantu Pawulo ari kubigaragaza ku bagore. Ubwo mugiye kutwereka noneho abagabo Bibiliya igaragaza ko bafite iyo nshingano y'ubwepiskopi yo kugira ngo bayobore itorero cyane. Okay, kureba mu gice cya 3 cy'uru rwandiko, kuko urwandiko rumwe rurimo amabwiriza akwiriye gukurikizwa uko itorero rikwiriye kuyobora. Yego. Aravuga ngo iri jambo ni ryo kwizerwa, ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. Yego. Nashaka kuba umushumba aba yifuje umurimo mwiza, ariko uwo muntu agomba kuba ari umukristo ngo tujye kwibona. Yego. Kuko hari ushobora kuzanira umuntu ngo yize filosofi naza n'umushumba ngo yize theology. Noze ko bari kujya kwiga theology y'abakaza bibi. Bakazana umuntu ngo yize ngo afite lisansi ngo wenda muri medicine cyangwa se muri economics. Akora ngo yize n'amahugurwa mu ibyumweru 2 cyangwa ukwezi muri theology. Uwo muntu akwiriye kuyobora itorero kuko afite lisansi. Ariko si cyo Bibiliya igiye twereka hano. Hanga Bibiliya twereka ngo no tujye kureba qualifications za pastor cyangwa umushumba. Aravuze ngo nuko umwepiskopi rero akwiriye kuba inyangamugayo, cyo ni icyambere, no kuba umugabo w'umugore umwe. Yego. Ni umugabo ariko ufite umugore. Ikiranga uyu mugabo agomba kuba afite umugore umwe, ntabwo ari umugabo, ntabwo ari umugore ufite umugabo umwe. Kuko abagore bo nta nubwo bigeze kuba polygamist. Size nabiriho sinzi ko ari cyazi zimwe kuva n'abari mu Buhinde, aho umugore bagira abagabo batatu cyangwa bane. Ariko hano mu Rwanda birahari no muri Afrika bano b'indaya ukodesha inzu ugura igitoki abagabo mbese abagabo bamukorera ubona we ni polygamist ariko mu buryo butari official. None hanga akavuga ngo no kuba umugabo w'umugore umwe, abe udakunda ibisindisha, yirinda, ugira gahunda mu kubaho kwe, ukunda gucumbikira abashyitsi, ufite ubwenge bwo kwigisha. Agomba kuba afite ubwenge bwo kwigisha. Kandi twumvise ko umugore ntakwiriye kwigisha itorero, kwigisha abagabo ntabwo akwiriye kuyobora, kuko iyo ayoboye n'abayoboye itorero n'abagabo bari munsi y'ikiganza cye. Ni kuko umushumba burya arayobora, ari ibikorwa, areba atitwara neza, areba abanyangeso mbi, areba ubuyobe buza mu itorero, ndetse uko Satani akora icyo bwari cyashyizwe umushumba. Se passe buriya umugore w'ibyo ntiyabishobora, ntiyanabireba ngo abikore. Yabikora kandi birimo bujere ngo mwe mukurikiza inyigisho za nationalism zigisha ngo bishingiye kuri reason ubwenge bw'umuntu. Twebwe twubaha Imana ikivuze kuko Imana niba yaravuze ngo umwanjye ntabwo ushobora kwigisha ngo imbere y'iteroro ry'Imana nambaye ingofero. Kabira byo ba bishop bakora amusenyera abantu. Hari ikibazo se, hari icyo bitwaye byo. Bibiliya kandi tubuza iravuga ngo umugabo ntagatwikira umutwe mu gihe asenga cyangwa mu gihe ahanura, kuko mu bwiza bw'Imana aho usanga umuntu yaripfutse yambaye ikintu cy'igisenge ibyo ntabwo ari byo. Ubwo ntabwo najya ngo njye kurizoninga ngo baze ngo ngupati hari icyo bitwaye se. No ugomba kuba bana nabo ni ikosa bakora, ahubwo ni icyaha gikomeye cyane, kuko biriya bakurikiza imico ya Isiraheli. Kera Isiraheli y'abatambyi. Yego. Uko bitwikiraga. Ariko biravuga mu gitwikirizo cyabo ntabwo ubukira cyari ngo ntabwo umucyo wa Kristo ugeze ubamurikira.
ikibazo ahubwo no mu isezerano rishyaho na Yesu nyine yatuzana isezerano rishyaho ntawe wigeze ategeka abatambyi gukora nitwe batambyi ahubwo turi abatambyi b'ubwami ibitabo ntabwo utambye inyamaswa kandi nta mategeko yaduhaye agaragaza ibyo tugomba gukora amategeko ahari nayo turayazi buriya nabo bari mu makosa akomeye cyane amaye nka rero ngo utari umunywi wa vino uwo mugabo ntagomba kuba ari umunywi wa vino cyangwa umunyarukoni ahubwo abo mugwaya neza utarwana utari umukunzi w'imbiya ari ikintu kimaze kuzana ibibazo abantu gukunda imbiya abakunzi b'imbiya nibo bari imbi niba tukishe izina ry'Imana akantu kose imbiya kuko imbiya neza abonaho amafaranga arashaka kuba nka runaka njye niga mu ishuri rya teologiya barabashije wese ndamutse ndi umuyobozi w'idini ngo nyobora nka province ngo wiriye kuba afite icyubahiro kingana iki ngo kingana n'icya guverineri urumva teologiya rero iratuyobya itwigisha umutima w'isi wo gukunda iby'isi niba umuyobozi wa politike w'intara nanjye nyobora intara turi bamwe ngo mugomba kuba mungana icyubahiro niba mutumira nanjye bantu kandi wowe uyoboye itorero rya Kristo hakuze ko uyu mwuka ari wabafasha kuko mese mbyumva umwuka mubi ni wowe wabafasha umukozi w'Imana ni umugaragu umugaragu Yesu niko yavuze umugaragu wa rubanda usibye ko n'abantu ba leta aragabura no muri leta byakabaye ariko bimeze nabo bagomba kuba ari abagaragu buriya iyo wamaze kurenga inshingano y'ubugaragu no gukopera ya ntabwo umutegetsi ushaka tumuta ubuyobozi ntabwo ari byo bimeze ntabwo se umuntu ari ukuyoboza icyo ari cyo ikintu kivuna kuyobora ni ukuyobora umuntu inzira muto atarazi ariko niba umutoza nawe ibyo wategetse gutoza umuntu ntabwo ari ukuyobora uri umugaragu uri umukozi waho uri umukozi wa sisitemu igushyiraho umuntu nubwo burya yigeze kubaho abaho ari umugaragu umutware ntabwo ukwiye kuba umugaragu aba ari umutware ntabwo ari umugaragu ni ibintu bitandukanye ndavuga mu by'isi ariko twebwe muri Kristo Yesu we twebwe buriya bajya bakopa ibyo Yesu yavuze Yesu yaravuze ngo mwebwe muzi yuko ab'isi bitwa baruhekera ababyeyi ariko kuri mwe ushaka kuba mukuru muri mwe ab'inyuma y'abandi kandi bye kuba mu magambo bibe mu ngiro kuko ngo turi abagaragu banyu ariko ku bwa Kristo niwe dukorera kuko mwe nta bihembo mwabona mu duka ese wabwa ibihe bihembo niba ngenda Nyanza nawe uyu munsi ndigisha aha ngaha uza kumpa amafaranga ya naya hari umuntu wari wambwiye ati ndakwingize nuza kuri hano ibihembo ndi buguhe kuko hari uwagize kuba ibihembo birananira ndamwe rwose ngewe nta bihembo mbonera uze kushakira iki cyangwa icupa k'amazi urumva nibyo yamenyereye ko abantu bose abwiye ari uko biba bimeze none sigera kandi umugaragu wa Kristo umugaragu wawe ariko ku bwa Kristo ni ukuvuga ngo Yesu abita intama ze yabwiye Petero uragira intama zanjye ubwo ni umukozi wande intama se ntuzi guhemba cyangwa ni Kristo ni Kristo ubwo uri umugaragu kabisa uri umugaragu rero tugomba kubisobanukirwa neza none iyo dukoze tugashyikura ibyo Kristo ashaka nibwo tunezerwa niho ibihembo byacu biri ni nabwo tumwambaza twishimye n'ibyatubaho muri iyi si byose ko tumukorera tuba tuzi ngo niwe turi kumwe nawe tumaze kumva rero ayo magambo tugiye kureba rero ntabwo agomba kuba ari umukunzi w'imbiya kandi utegeka neza abo mu rugo rwe agatera abana be kumvira no kubaha rwose tuzi yuko rero itegeko urugo ni umugabo ubundi umugabo niwe utegeka urugo abo mu rugo rwe rwose abo mu rugo harimo n'abakozi harimo n'abashyitsi harimo n'abavandimwe bari muri uru rugo kandi agategeka abana be kumvira rwose izo nizo nshingano zose tuba dufite noneho umurongo wa 5 ukavuga ngo mbese utazi gutegeka abo mu rugo rwe yabasha ate kurinda itorero ry'Imana ahubwo murabyumva neza niba urugo yahangana n'urugo bizira ntabwo ushobora kuba utegekwa mu rugo uri umugore n'urugero niba usohoka hanze kandi ube shefu mu itorero nigeze kubaza umugore umwe ngo ni apotere twaraganiraga namaze ariko ko n'uwo wese apotere umugabo kandi umugabo wawe n'umutegeka kandi birivuga yuko umutware w'itorero aba ari umutware tegeka umugabo agategeka n'itorero ngo ndabikora niba twe ndi mu rugo nkategeka umugabo twagera mu rusengero ndiko nshira kuri arutari akabunda yewe ubuse byo atari amakosa abantu babikora batubakira noneho bigeze no muyobokamana no bikwiye kuba ibindi aho mu rugo ahinduka umugore kwitora agahinduka umugabo urumva biragiye biragurana yaje ndikora ari maje ikibazo kuko namwe mu rugo urone utegeka n'umugore umugabo uramutegeka ari under you avuga ati ubwo umugabo arantegeka
twagera ku rusengero nanone nawe agaca bugufi. ngaho urumva ko rero aho harimo confusion. Ni ibintu bibabaje cyane. Icyitonderwa rero mu wa gatandatu kandi ntakwiriye kuba uhindutse vuba umukirisitu kugira ngo atikakaza akagwa agacirwaho iteka Satani yaciye. Hari abo tubona bakizwa umunsi umwe agahita abapote. Sibiri ugasanga babaye abapote ntafite na history, ntafite naho yabaye, ntafite naho nta mateka na experience afite mu gakiza ngo naciye muri ibi. Ujya kumva kuva mu rungano apote kandi zarigeze umwumva no kwisi. Agatanya kuvuga ngo sharababarika baba numva nizo ndimi bavuga. Kandi ibyo bintu n'indimi z'abadayimoni tutashaka. Umuntu yakizwe uyu munsi ngo yabaye apotere ngo yabaye bishop, ibi ni ibiki? Sivere shemufu ni ibintu bibi cyane. Ubundi kuba bishop yo ni titre ni umwepiskopi. Bishop ni umuntu ni episcopi ni ijambo ry'ikigiriki. Bivuga ngo umuntu epi ni hejuru, scope ni ukureba. Ukureba telescope. Yego. Scope ni ukureba. Uvuga ngo uri hejuru kugira ngo urebere ibintu. Yego. Urebere ibiko bikora. Ya, mu cyongereza babyita ngo overseer. Noneho rero uwo muntu abagenda areba ibiri matorero abireba nko kuyunguyu Timotheo yari ameze. Muri Timotheo agenda gashyiraho abatwaye. Niyo Paulo yamuhaye izishinga. Abakuru b'abaturage batora ariwo umwepiskopi wagiye gushyiraho uko agomba kuba ameze. Akareba yiba afite qualification. Okay, pastor wenda dukomeze karangiriza ahangaha. Paulo muri uru rwandiko yaritoze, urwandiko rukwiriye gusomwa neza. Abantu barusoma birukanka gusa. Ariko no burya no gusoma tubyanditswe ugomba kufite n'umwuka wabyanditse. Cyane cyane. Gusoma gusa. Abo uzava hariya mu kiyobo rivuye mu by'imbere y'abantu basoma Bibiliya wa. Umurongo wa 14. Uravuga ngo mwandikiye ibyo. Niringiye ko nzaza kugusura vuba. Urumva harimo ari kwigana kugusura. Mwandikiye ibyo. Niringiye ko nzaza kugusura vuba. Kandi mbikwandikiriye kugira ngo nirinda uzamenye ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana. Iryo torero ry'Imana ihoraho n'ingingi y'ukuri igushyigikiye. Haleluya. Rero abantu ntibazajye itorero ry'Imana n'ingingi y'ukuri igushyigikiye. No kuvuga ngo uzamenye ibikwiriye kugenzerezwamo. Nibyo bingibi yategeye. Nose bingibi nushaka kujya kuntwara mu bucamanza. Ndakwereka icyo Bibiliya ivuga kandi niba ni pastor. Ni pastor w'iki? Ntabwo ndi guverineri w'intara, ntabwo ndi umwigisha-amategeko, ntabwo ndi muganga wa neza wa Zashika. I am just a pastor. A church pastor, a religious. Nigisha iby'ijambo ry'Imana. Nimbikora nabi nzaba mbaye ikigwaye. Nkuko nanjye nabitwara kwa dogiteri, numvise ejo bundi wagiye gukura iryinyo umurwayi. Akamukurira izima irwaye akarisigamo. Yagiye buki no usize amafaranga babaki. Data we. That's a very big problem. No kuvuga ngo ikintu aragikora ariko nta kizi. Natwe rero abakora umurimo w'Imana bareke baduhe ubutware. Dukore, tuvuge, ducarenginge ibyo tubona bitari ukuri. Kugira ngo tugire amahoro nk'igihugu, tugire amahoro nka society. Ngo dukorere Imana yo mwito. None kandi abatayemera ntabwo tubahata ku ngufu. Ariko natwe batuha uburenganzira bwo kuvuga iby'Imana. Yego. None pastor ubu bishatse kuvuga ngo nta mugore wemerewe kwigisha mu itorero, nta mugore wemerewe kuyobora, akwiye kwicara gusa akiga n'ituza bakamwigisha agasohoka akagenda. Mu itorero rya Kristo ry'umwuka ntabwo wemerewe no kwigisha ijambo ry'Imana. Umugore ashobora icyo bita guhana, ariko atwikira umutwe. Yego. Uvuga ngo niba afite cyangwa guhamya, umugore ashobora kubahamya atanga ubuhamya cyangwa se gusenga mu gihe abikora arabyemera, ariko nabwo atwikiriye umutwe we. Umutwe we ntabwo ugomba kumugaragara. Yego. Wenda twihuta cyane, ibi birumvikana cyane, ariko iki gice tuzakigarukamo nacyo duhora tubwira abantu ibintu tuzagarukamo. Iki tuzagarukamo hari akantu wasomyemo ngo uyu muntu nta nubwo akwiriye kubanywa vino, kandi tuzi abantu bayoboye ayo matorero banywa za vino. Vino baga baravuga inzoga. Yego. Tuzagaruka hari abayafite bazinywa rwose. Kandi dore uyu muntu umwepiskopi bagaragaje Paulo avuze ko nta nubwo akwiye kunywa inzoga. Bo ubwo bivuge ngo n'aba bakurikiza ibi bitabo by'uyu Ellen White ntabwo bagakwiye kuba ari we bahangaho amaso, bagakwiye kumva ubutumwa bwiza. Gukurwa muri system iyo byose tugasigaza Bibiliya yonyine ko byo babyita umucyo muto, bikwiriye gukurwamo. Ngo babyita umucyo muto, uvuga ngo it's part of the Bible.
ubwo rero yaba ari muri umuntu wa Yesu rero umwuka w'ubuhanuzi niba bibiliya avuga ngo bibiliya isobanura neza ngo abanditse kino gitabo cyitwa bibiliya cyangwa abanditse ibitabo bigize bibiliya bari bashuriwe n'umwuka wera. noneho rero niba bavuze ngo kiriya gitabo birabatabo Ellen White yanditse ngo byari iby'umwuka w'ubuhanuzi bashaka kubigeranya na bibiliya. Urumva niba babyise umucyo mutoya kabaye ubwo ni bibiliya ni muri umuntu wa bibiliya. Kuko baravuga ku isabato ubundi mu isezerano rya kera ukuva igice cya 34 baravuga ngo kandi wawe ku munsi w'isabato ntihazagira umuriro waka uziko ryawe. Yego sibyo abakurikiza itegeko bavuga ngo niyo mpamvu batajya barya bakarya imigage byo kurya uranyumva ko bagowera imigage ibazanira uburwayi bwo mu nda kuko bariye ibyo kurya bitari byiza ko numva abantu bagowe. noneho bakongera bakavuga ngo ariko Ellen White yaratubwiye ngo roho nziza cyangwa roho nzima mu mubiri muzima ugomba kuba muzima kuwitaho roho nzima mu mubiri muzima bakagira impaka twumvire Ellen White cyangwa twumvire ijambo ry'Imana noneho bagashaka icyanditswe cyo Ellen White yavuze ngo ni hajya hagaragara ibyo yavuze ngo ariko bibiliya itemera ngo bajye bakurikiza bibiliya ikibazo ese niba ari umwuka w'ubuhanuzi kuki bibiliya yamuhaye ibintu kandi biza kugira aho bihurira kandi aho birwanira birwanira birumva biraharo bigira bigasaba bihanganye. Niba bihanganye rero muri ya mayereye akaba ariko no guhanganisha ibyanjye n'ibya bibiliya aho umucyo wa bibiliya uzajya wemera kuko umucyo wa bibiliya niwo mukuru kandi mu mucyo w'ibyanditswe bye bitabo byo mu muto ariko byose ari gahunda. Pasi ikiganiro reka tube wenda dusa nkaho dusubika ariko urashaka gusoma inuza ebyiri mu by'ukuri abantu bagiye bandika benshi bagushimira ko bari gufashwa n'ijambo ry'Imana. Twebwe uyu munsi twibanze cyane kugaruka ku bagiye berekana ko musupanyisha ko ubwo ntabwo twakurwa tubisoma ko ni comment nyinshi ahubwo aba bantu nyine nibo twashatse kugira ngo dusobanureho gatoya. Hari undi wanditse aravuga ngo none se uvuze ko abubahiriza amategeko y'Imana ari abanyabyaha umugu kurimo nuwa Illuminati pe ni gute wakurikiza amategeko maze ugahanwa kuko urumva hari abavuze ko abantu bari mu mategeko ngo bazarimbuka none ngo ni gute wakurikiza amategeko wangiza ugahanwa ubwo isovuga ngo wowe uko akuravuze ngo bakoreshwa na Illuminati ngo ni wowe ahubwo umwuka ukorimo no wa Illuminati. Hanyuma wenda kadusoma indi ya kabiri ariyo dutadusoreza yego ntabwo mbabwiye simuje gukurikiza amategeko ahubwo muhaye ndashaka umuhizira nziza yo gukurikiza amategeko yego nkuko Imana ibishaka nkuko Imana yadushyiriyeho. Dore amagambo dusanga mu Baroma igice cyaho cya 8 hari amagambo agira ati nuko rero abari muri Kristo Yesu bazacirwa biteka kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Yesu Kristo yambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu kuko iby'amategeko yaraniwe gukora ku bw'intege nke za kamere yacu Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha kiraho ibyaha bya kamere witeka kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Iri ni ijambo risobanutse gusohorezwa muri twe dukurikije ibya kamere y'umwuka ntabwo dukurikiza ibya kamere y'umubiri. Twebwe Yesu ari icyo aduha kamere y'Imana nibyo nabatangiriye kumvuga. Urumva nko murongo hari umuntu ushaka kuvuga ngo harakansoro ngo kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohorezwe muri twe abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza ibya kamere y'umwuka. Ikibazo rero bahita bati bumvishe ko ya mategeko asohorezwa muri twebwe na yahe urukundo kuko amategeko 10 yose avuga urukundo ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose ubwenge bwawe n'ubutunzi bwawe ubona uvuga urayikunze nabyo Yesu yatubwiye ngo udasiga se na nyina ndetse nta dite no kubugingo kandi Yesu yaraje koko Yesu yagira abiri yonyine arongera Yesu yongeye kuvuga itegeko abwira umufarisayo ko mwigisha amategeko yamuhaye itegeko ryo mubonezamubano ntabwo ryari muri ayandi 10 byo bari bahawe uvuga ngo wanjye umwanzi wawe aho ukunde mugenzi wawe kuko wikunda nakuri Yesu yavuze itegeko rirakomeye niyo rya kabiri kuri ryari byose bikuye mu kintu cyitwa urukundo niyo mategeko rirakorera muri kuko bivuga ngo twe ntabwo tukiri muri hariya yo mu isezerano rya kera biriya no kujya muri ABCD ahanga twe turakurikiza kamere y'Imana kuko iyo uhawe kamere y'Imana utekereza nkayo ukora nkayo ntabwo ukibwira ngo kora cyangwa reka ariko ibyo nibyo birumvikanye ubaye ese kuki abantu badashaka kuba b'Imana
tuba turashaka kuba abana b'Imana n'umuntu akabura ngo ya komeza ube imbata kandi umwana mu rugo ntabwo ategekwa ahubwo ibintu byose arabikora atiriwe abitegekwa akora neza nezerewe ko icyo nicyo kabisa aha rero niyo mpamvu ariko imbata yarategekwa uwo nicyo namusobanurira imbata ni imbata umukozi arategekwa mu rugo atikora ibikorera ni imbata kandi amategeko azana urupfu ikindi nakongera kuko nubahiriza amategeko batabizi ubundi ugende mu mategeko ugende no mu bihano byayo umunsi wafashe usambana byanga byakunda yego kuki se babikura none se niba Yesu yaraje gusohoza ibyo amategeko avuga kandi bakabyemera kuki amategeko avuga ngo umuntu afatwa asambana azicwe kuki wafashwe asambana wabo batamutera mu buyembo aho ngaho nta kibazo ubwo watuma dusubira hahandi natangiye mubwira ngo niyo mpamvu bashaka gufatanya amategeko n'ubuntu ubuntu niba ubemera ko uyu muntu aterwa amabuye ariko amategeko yarabyemeza ukuvuga ngo Pawulo muri urwandiko rwandikiye Timoteyo abisobanura neza ku murongo wa 12 igice cya mbere ku murongo wa 8 aravuga ngo icyakora tuzi ko amategeko ari meza koko iyo umuntu ayagenje nk'uko bikwiriye amategeko aya mategeko agomba kuyageza nk'uko bikwiriye kandi tuzi yuko amategeko atashyiriweho gukiranutse keretse abagome n'ibigande n'abatubaha Imana n'abanyabyaha n'abatarabera n'abatita ku by'Imana n'abakubita base na ba nyina n'abicanyi n'abasambanyi n'abagabo bendana n'abanyaga abantu bakabagura n'ababeshi n'abarahira ibinyoma n'ibindi byose bidahura n'inyigisho nzima zihuje n'ubutumwa bwiza bw'Imana ihimbazwa ubona habo urumva amategeko niyo mpamvu Pawulo we yaravuze ngo bubashegera icyo batazi ngo abashaka kuba bigisha amategeko nyamara batazi ibyo bavuga ibyo ari byo cyangwa ibyo bahamya babishegera no kubishegera ntibabizi ntabwo bazi amategeko itegeko iyo abarigisha neza bakaba bamenye ko itegeko ari ryo niba wibye bagomba kuguca ukuboko kuki batabikora rero kuki batabikora bo bapfobya amategeko ntibave mu mategeko bajye mu buntu rero bizere neza rwose kuko wa mugandi ba itegeko rigira igihano none amategeko ya Mose batwereka nyine icyo wakoraga wasambanye bagutera amabuye upfe niba wibye bagutera amabuye upfe ku kibo babikora ntibabibakorera abantu bafobya amategeko bafobya n'inzira ya Kristo byose barabipfobya mise byumva amategeko bavuga iyo bashaka kugira ngo bayice baravuga ngo ubuntu bwaraje noneho bakayica bitwaje ubuntu noneho kandi amategeko akabatera kwangiza ubuntu nanone kuko baravuga bati amategeko turayishe ariko ntacyo bidutwaye uzi ko babipfobya uko ari bibiri koko ni ibintu bibi cyane buriya amategeko ni isezerano ryihariye niba turi abakiranutsi amategeko ntatuye kubera iki tukiyarimo none ni ukuvuga ngo ese niba turi abakiranutsi amategeko aratureba kwiki kuko amategeko afite umurimo ubwo twaba tugisambara tukiba rero oya ahubwo nuvuga ngo aradushyikira muri bya bibi kuko tubwira ngo ubuntu bwaradukijije kandi barangije bukatubwira niyo mpamvu bwa buntu babuzana bazana bwa buntu kugira ngo babuhere ngo bakomeze babe abanyabyaha urumva naho ubundi amategeko igitabo cy'amategeko kirihariye ni ukuvuga ngo niba ukoze icyaha baguhane Yesu bamubajije ngo iki baravuga ati mwigisha ibi bivuga ko icyo uyu mugore yakoze twebwe Mose yaravuze ngo ukora ibi tumutera amabuye Yesu yarabihakanye ntabwo yabihakanye ahubwo yarunamye arandika buri muntu arebye asanga ibyaha bye bimushije mu mutima buri muntu agira isoni zo guhagararaho agenda bwoma kandi uriya mugore bagiye kumwica kandi bamwisha bari hanyuma Yesu yamubwiye ngo cyarwe ati mugore abakugenzaga bari hehe nta n'umwe nanjye sinkuciriye ku iteka ntuzongere gukora icyaha ukundi sinkuciriye urubanza sinkuciriye ku iteka genda ntuzongere gukora icyaha nk'iki kugira ngo utazagusha ishyano rirenze ishyano yavuga ni irihe ni ukujya Gehinomu bivuga ngo amategeko yari agiye kwicisha uriya mugore ariko noneho ubuntu buramukiza ubuntu buramukijije ariko butamuhaye uburenganzira bwo kuba umusambanyi bwo gukora ibyaha yo kutazongera gukora iki mu yandi magambo ukuvuga ngo Yesu atahaba uriya mugore aba yarishwe none se nyine abangaba ku kibi wa mugani ibihano kumubwira ngo ntuzongere gukora icyaha buriya ntabwo porogaramu yo gukiza umuntu yari irangiye ahubwo yari amutegereje cya gihe cyo kubambwa ku musaraba akabambirwa ibyaha umwuka wera akaza noneho wa mugore yakwizera Yesu wa wundi watumye wamurengera agatura mu mutima we yego reka noneho dusome iyi nguyi hanyuma ariho dusubikira uyu yanditse ni message ndende umva ni ndende ariko yaravuze ngo Pastor Musisi
ujye uvuga ukuri kuri muri Bibiliya, ureke kuvangavanga ubuhanuzi bwa Daniel n'ibyahishuwe. Burasobanutse, wijijisha ngo umwuka w'ubuhanuzi ukomoka kuri Satani. Icyo kintu uzakige neza. Aho wari wibeshye cyane, umwuka wera akwegere agusobanurire ubuhanuzi bw'ibyahishuwe. Tugeze mu bihe bya nyuma. Umwuka w'ubuhanuzi ni ukwigisha abatuye isi ubutumwa bwa marayika wa gatatu bwo kuburira isi kutaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Inyamaswa ni ubutegetsi bw'ubupapa. Ako ni akambere uri gusubiza. Icya kabiri, igishushanyo cyayo ni ugushyiraho itegeko ryo kuramya umunsi w'icyumweru. Ubu cyo nicyo gishushanyo cy'inyamaswa. Bivuze ko uzemera kuramya ku munsi w'icyumweru no gukora ibijyanye n'amategeko yashyizweho n'ubupapa, uwo niwe uzashyirwaho ikimenyetso cy'iyo nyamaswa. Ikimenyetso si ikintu gifatika cyangwa kirebeka bazagushyiraho, ahubwo ikimenyetso ni imyemerere yawe uzaba ufite mu buryo bwo kuramya. Ikimenyetso cy'inyamaswa ni abaramya inyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo bakaruka umunsi wa mbere w'icyumweru wa sand cyangwa se dimanche, ubwo byanditse mu Cyongereza no mu Gifaransa. Kuruhuka uwo munsi ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Ni isabato y'ubupapa, ni ukuruka ku munsi wo ku cyumweru. Ikimenyetso cyangwa kashe y'Imana ni ukubahiriza isabato y'umunsi wa karindwi, ariyo rwibutso rw'iremwa rwahanzwe n'Uwiteka. Ahita avuga amagambo muri Bibiliya ngo itera bose aboroheje n'abakomeye gushyirwa ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Ibyahishuwe 13:16. Si uko abantu babuzwa gusa gukoresha amaboko yabo ku cyumweru, ahubwo no mu bwenge bwabo bagomba kwemera umunsi wo ku cyumweru nk'aho ari sabato. Ubupapa bufatanyije na Amerika bazahatira abantu gusenga ku cyumweru, ndetse babigira itegeko rizahatira abantu gusenga kuri uwo munsi w'isabato w'ikigirwamana. Imana ibahe gusobanukirwa ni ukuri. Murakoze. Message ndende. Imana cyangwa dusobanukirwa nk'uko dusobanukirwa. Urumva hari utuntu tubinishaka tuvuga tudusoza. Icya mbere yavuze neza yuko inyamaswa ari ubupapa. Wowe nubishoboka ko inyamaswa ya kane ari Roma. Urumva murenda guhuza. We yavuze ngo inyamaswa n'ubupapa, kandi ubupapa tuzi ko Roma iyobowe n'ubupapa. Aha. Icya kabiri arongera avuga ati ikimenyetso cy'inyamaswa ni umunsi w'icyumweru. Icyumweru nicyo kimenyetso cy'ubupapa, ariyo nyamaswa. Aravuga ati rero umuntu wese uzubahiriza gusenga ku cyumweru kuko byashyizweho n'inyamaswa ari ubupapa, azaba ashyizweho ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi birivuga ko ikimenyetso cy'inyamaswa umuntu uzayishyirwaho azarimbuka. Ibi bintu babivugaho iki pasa? Icya mbere ubwo bupapa nayivuzeho uko yatangiye Amerika yayo abisobanuye yavuga ku nyamaswa. Ubundi abadivantiste ni ishami rya Kiliziya Gatolika. Ni ibanga. Barakorana cyane. Kuko ibyo Kiliziya Gatolika yiyemerera nibyo bavuga yuko ariyo umujyi wa Roma wicaye ku misozi irindwi. Byumvikane ko ariyo ya mitwe irindwi ivuga, kandi ngo byahamijwe ngo na Bibiliya ntagatifu. I Roma yubatse hejuru y'imisozi irindwi. Kandi biriya bintu bivuye njya mbibona no muri teolojiya, hari ibitabo bimwe baba barabyanditsemo bakayivuga mu Gifaransa. Ni abantu babyandika ariko ari ugupasinga ya information yo bandi bayifate ariyo bakwitisha barabandi, kandi intwaro bakwitisha ariyo babahaye kugira ngo bajijishe twese. Icya kabiri, isabato bavuga ko yashizweho na papa. Noneho ngo nkuko nawe yabyiyemereye bagasoma muri katikisimu n'abo basoma avuga ngo umunsi w'ukuri wo kuruhuka ngo ari umunsi w'isabato, umunsi witwa wa gatandatu, umunsi wa karindwi. Yego. Uruhande rumwe ufite ukuri. Kiliziya n'ubutware bwa Roma ni ikintu kimwe. Ubutware bwa Roma butegeka isi, kuko civilization yose cyangwa amateka yose y'ibintu byabayeho cyangwa umuco wose ugomba kugira iyo kamana. Ubwami bwa Roma rero ufite iyo kamana bwajya ari Kiliziya Gatolika. Uburyo buzwi bw'iruka byose biriho biri anda bagenda babyegereza hari kugira ngo ubutware buriho
ari bo ubwabo so niyo rero bavuga umwami umutware bwa Roma na papa bakajyaho na Amerika ntabwo twari ko tubibona twe tubona isi yose nk'umuhungu kuko uvuze Amerika no papa tuvuge nk'urugero nk'ubu ushyizeho itegeko rikavuga ngo abantu bageze basenga ku cyumweru abashinwa ntibasenga nta n'umunsi wo bageraho gusenga nta n'ubuze ababwira ngo urabahata umunsi wo gusenga kandi batajyaga banawugira none se mbere ko bagera n'umunsi wo gusenga ntibaze bemere n'icyo basenga ejo bundi kuri pasika ntabwo wumvise impanuka yabaye mu Bushinwa twe tuba tugiye mu biruhuko bya pasika byo kwibuka gupfa no kuzuka kwa Kristo bo bari bagiye mu byaro by'iwabo ngo kwibuka abakurambere babo ntabwo umuntu utari waba nibura kumuhindura ngo yemere ibyawe bigukristo bwawe n'ubwawe upfuye none wamuhana itegeko ku buryo bibaho kandi wakaho noneho rero bo bakora 24 hours igihe cyose baba bari mu kazi abarabu abayisilamu abaki bose twebwe icyo tuzi icyo tuvuga uvuga ngo ndemera ko ushobora kuzashyiraho umunsi w'uko akaba ari iminsi y'uko bashobora gushyiraho n'icyumweru ariko bahisemo icyumweru bakabishyiraho ntabwo bivuze ngo ubwo noneho nibwo bakoze icyaha kuko muri icyumweru cyari gisanzwe gisengwa abakristo bose bafite icyo basengeraga yego buriya ubukristo bugizwe n'abantu bagera kuri miliyari 2.5 kuri bo abadivantisite ni miliyari ntabwo bagera miliyoni 20 ubuse bambwira abo bantu bafite influence mu bukristo kandi baba kari batorero ryasigaye ryanyu n'abatorero ryasigaye bazakizwa n'isabato n'ubundi bakomeza ariko bo ntibabyemera yuko izabakiza bakizwa ngo baza cyagihe ngo bazicwa nibwo bazaruhuka mu yandi magambo abapfu b'umubu ntabwo bazajya mu ijuru kuko kariya karengane kabo kabaye kabahesha ubwami bw'Imana kazanabahesha n'imvura y'itumba ari wo mwuka bazahabwa bashobora kugahabwa bagahabwa ariko n'abandi bapfa nabo bazaba bapfuye kuri ariko buriya pasi ubundi ko bakunda kuvuga ngo bazabahura izina ryawe ko bakunda kuvuga cyane ngo bazarenganwa ko karengane ubu nk'ubu bisa ubu hari uwakomera kubambwa nk'uko intumwa byagenze ahubwo bose bahunga umuhashya ubundi ikintu gitera umuntu imbaraga ni umwuka w'Imana noneho barabone banawemera banawurwanya ahubwo cyakora bashobora kuzagira umwuka nk'uri uba mu byihebe bakiturikizaho ibisasu by'ururasha gwiki twe tuvuga inyamaswa ntabwo tuvuga ngo papa ngo Amerika tuvuga system itegeka isi yose harimo abarusiya harimo abayapani harimo abanyamerika iyo ni system kandi ihurira muri boni niho bihurira n'amategeko yose ategeka isi ntihaturuka iyo niyo nyamaswa kandi ikintu gitangaje amategeko ava hari ibihugu byose birayakira n'abakomunisiti n'abayisilamu iyo niyo nyamaswa yo nyayo upapa bahagaze hariya nk'ishami rihagarariye iyobokamana idini bagiye gushyiraho rimwe ryitwa United Religions Organization izo nama zitegura ibyo ziyoborwa na papa ko tumenye ubuhanuzi neza twamenya uko ibyo tumeze tutareba gusa ngo turatoteza ibyo Elena White yavuze kuko byataye byataye igihe Bibiliya ni idata igihe kihora yisohora nakisho rya mukobwa wabivugaga erega atangiye afite imyaka 17 yari umwana amara imyaka 70 hano ari guhanura yandika ibitabo akora amahano bati niwe muri afite nakoze nibagenda ashaka kubabwira Mireye yamaze kubesha uriya Mireye cyangwa Mira mucyo umunyamerika yego William yaribeshe we yibeshe arahaguruka aragenda yabaye umugabo aravuga ati ibi bivuyemo kuko arahetse ibyo bita agurishije disappointment noneho umwuka n'ubundi bari muri Mira wababeshaga ujya muri Helen noneho ukoze icyaha gikomeye none uje mu gitsina uza no rikarundu kuko n'ubundi umugore wavuye kuca abantu gupfa Satani yayibuje Eva noneho rero aratsinda arabanza yerekana ko Mireye atibeshe babandi bacitse intege there was nothing wrong with that no ahubwo abereka ko ukuri kuri uko Yesu yavuye ahera inyuma kirahagarara bamubajije baramubwira bati aravuga ati Yesu azaza umwaka utaha ukurikiraho 1845 kwezi kwa gatandatu noneho uwo munsi ugeze ntiyasa baramaze uko byagenze aravuga ati impamvu ataje umumarayika yambwiye mu rurimi rw'Umunyakanani niyo mpamvu ntumvise
icyo nacyo kinyoma abagize rero wabajije ngo bisoma he ntabwo nagenda mubwira bo abashaka kugira ngo mubwire yuko bisoma mu bitabo kuko ibyo bakora byose bakora urumva ni ikibazo kandi ibyo bitabo ari byo turi kurwanya twebwe turashaka bibiliya gusoma mu bitabo byabo ubu se gusoma muri bibiliya kandi rero naho itatarimo rero naho itari muri kategori y'abahanuzi b'ibinyoma niho namusanga muri yego nabyo uzabitwereka uburyo ari mu bahanuzi b'ibinyoma ubu rero mfite aho mbikura mu bandi bashakashatsi nabo bagiye bagaragaza aho ubuyobe cyane cyane iyo ugiye gushaka abayobe cyangwa bita heretics abayobe bo mu bukirisitu uzamusanga muri naho abavugaho nabo bafite ibyo berekana none mbere yuko ngiye soma na bibiliya ngo nyereke yuko umwuka uba muri matari w'Imana hari n'abandi babibonye kandi bakagaragaza noneho n'ibinyoma yagiye akora n'ibitasohoye yes so rero nkarangiza avuga ngo abagore n'abagabo muri Kristo turi umwe ariko iyo mu gakiza turakizwa kuko kwizera Yesu Kristo ariko noneho mu gihe haje mu buyobozi bw'itorero babyitondere hari ukuntu ubuyobozi bukora n'uyobora ntabwo ari umugabo wese ubonetse tubonye ibimuranga agomba kuba adakunda imbibi kandi abigiye imene zo bashyira imbere agomba kuba atari umusinzi agomba kuba azi kuyobora umuntu agomba kuba ari umuntu w'inyangamugayo none benshi baradevarusa bakajya gukomeza kuko bubaka itorero bakabikoramo business so rero ntabwo tuvuga ngo ni umugabo gusa abagabo nabo batabyumva batyo ni umugabo yego ariko berekanye ibimuranga uvuga ngo akazi tutakaza ahangaha dutanga ariko ikintu cya mbere ugomba kuba uri umunyarwanda yego ibyo ntibisaba amashuri ni umwimerere w'ubwenegihugu hano n'ibindi bakongera bikaza hano ugomba kuba warize ibi n'ibi ufite uburambe warakoze aha n'aha nibura ufite imyaka iyi ibi byose bakabikubwira so therefore babyumve neza abantu bamaze kubyitwaza hari abantu bagenda bahaguruka hari abantu bita ngo ni feminists bahaguruka kuko isi yuzuye bene ibyo bintu kandi birwanya ijambo ry'Imana kuko niyo gahunda no kugira ngo ijambo ry'Imana rigere rimanuka rita agaciro noneho hagiye ibintu bigiye gusenya no komoka yego ya maze reka tubwire abadukurikiye cyane buriya ngewe iyo bigeze ahangaha kuko ibi ni ibintu ushaka ko dukoraho ibiganiro byinshi cyane ku birebana n'amadini ntabwo tuyavuzeho ariko reka tubwire wenda abadukurikiye ku muntu ubundi koko wiyizeye sibyo wiyizeye cyane kuri bano badivantisi akaba koko yumva yarasomye ibyo bitabo bya Ellen White akaba yasomye bibiliya akaba asobanukiwe iby'amategeko ya Mose n'ubuntu tumubwire ngo yatwandikira hanyuma tukabatumira mwese muri kumwe akerekana ibyiringiro bye hanyuma nawe ugakomeza guhamya ibyiringiro byawe ijambo ry'Imana igaragaza aho kugira ngo umuntu yandika hano wenda ajye impaka gusa agaragaza ko hari ubusobanuzi azi birenze ubwo wuzi turamutumiye naze dukorana ibiganiro abantu bamenye ukuri kujye hanze abantu be gukomeza kuba mu rujijo rw'amadini cyangwa se mu rujijo rwa Pasa Musisi buri wese nyine amenye ngo ukuri nguko turakumenye neza dufite bibiliya ni umucyo utumurikira uzadufasha ya murakoze cyane rero turabashimiye twari turimo kuganira ku birebana na comment bamwe bagiye batanga ku nyigisho mwagiye mutambutsa reka tubashimire cyane buriya tuba tubabwira ku bindi bibazo bagenda babaza muze mudufashe ndibwira ikindi wenda mwatanga nimero zanyu hanyuma uwo ubishaka kubibariza ku giti cye akababaza hanyuma mukanasenga tugasoza murakoze tukabyo gusenga kandi gusenga ni ihame cyane cyane gusenga ibyo tuvuze gusengera abari bubyakire imitima yabo tukanatayinjiramo tugatekereza ibindi amaze muri telefone yigendanwa kugira ngo wa mugani n'ufite icyo avuga ashobora kumuhamagara yego akanashaka tukaganira tukaba twakuzuzanya cyangwa se twemeranya ariko birakunda nabyo birakunda yego rero telefone yagendanwa ni 0788 50 hasubiramo tonderwa abari muri diaspora bongeraho kamwe agakibitso cyo guteranya bashyiraho 250 bashyiraho 7 8 8 niyo numero yanjye iri no kuri WhatsApp. Murakoze cyane turabashimiye mwebwe inshuti zacu abakunzi b'ijambo ry'Imana mwari mudukurikiye kuri Iron TV turabashimiye kandi mukomeze gufashwa n'ijambo ry'Imana ikiganiro nakagaruka shalom shalom gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanigwa gusenga uzaneshwa senga